muri disipurine nyinshi nta magambo menshi umuntu witwa Sabe arifashe asubiza Yago ku magambo yamuvuzeho yuko ngo agendera hehe mu kagare. Mbibutse ko ibyo bintu ari umuntu witwa Dekati wari ubizanye. Umuntu witwa Yago arabiserebura abigira konseri arabyishimira, mbese wumva yuko yabyishimiye nk'umuntu wafunguye uruganda rukora utugare cyangwa rukora insimburangingo. Arabivuze abitinda bisubiramo ati ya nshuti yanyu iba Belgium iba Belgique mbasubiremo neza yuko inshuti yanyu rwose isigaye igendera hehe mu kagare. Arabyenjoye ngo abigira konseri. Nk'abantu mwe ku bantu bazi Sabe ubundi agikorera inaha yakoraga ibiganiro ari abatumirwa bonyine bagaragara, we tutamubona kurya igihe cyageze abantu bakamubwira ati dushaka yuko ugira ute utwiyereka. Urumva arangije aho agendeye ahagiriye muri Belgique nk'uko bivugwa cyangwa Belgium, n'ubundi akazajya akora ariko rimwe na rimwe tumureba igice cyo hejuru gusa. Igihe umuntu witwa Yago na Dekati bavuze yuko ngo asigaye agenda mu kagare ko yamugaye, Sabe mu bwenge bwinshi nta muntu yandikiye ibaruwa, nta muntu asabye uburenganzira, ntaki Sabe abakoze ikiganiro yicaye mu ntebe isanzwe nk'izi zo muri salo, akora ikiganiro agaragara wese, ashobora ubona ahina umugongo ahina amavi, mbese ubona igice cyose cyo hasi kibuja even n'umugongo. Urumva abantu baravuga ati rero mwa bantu mwe Sabe atugire neza kuko ubu gutya akoze ikiganiro yicaye adusubirije umuntu witwa Yago na Dekati baje guserebretinga yuko asigaye agendera hehe, agendera mu kagare. Nk'uko mubibona kuri iyi foto, ntabwo waba ufite ikibazo cy'umugongo ngo uhete kuriya, ntabwo bishoboka. Ntabwo waba ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru ngo uhine amaguru kuriya, ibyo ntabwo bishoboka. Urumva ubwo rero igihe umuntu witwa Yago yazaga kubiserebura, abantu benshi barababaye baravuga ati we rero Yago ntabwo ushobotse, nawe uri indisipurine, uri umuntu uri aho ngaho uvuga ibintu bidafite ishingiro. Wowe ubwawe uri kuvuga ngo Imana yawe ngo wabatsinze mu izina rya Yesu. Nta muntu uzi Imana wishimira iki ibyago by'abandi. Tuvuge ko yari kuba yenda anafite ubwo bumuga. Mu by'ukuri Bibiliya iravuga ngo twishimane n'abishimye tubabarane n'abababaye. Nibwo rero nyine umuntu witwa Sabe yazaga agakora ikiganiro nk'uko mubibona ku iyi foto, ahina umugongo bigaragara, ashobora no kwicara yemye, ubona amaguru yose abuja akora bisanzwe nkaho nta kibazo agize afite. Abantu bose rero baravuga ati Yago uri igisebo, buriya urasebye. Sabe agusubije atavuze, agusubije mu buryo cyadateranya nawe amagambo kuko akurusha ubwenge. Ntabwo ari kuza guterana amagambo nawe, ntabwo ari kubishobora, ntabwo uwo mwanya ufite, afite ibindi bintu byinshi byo gukora. Urumva wowe rero uraza urabiserebura nkaho kuba Sabe yagenda mu kagare nta ruganda rw'insimburangingo ufite, nta ruganda rukora utugare ufite, ariko uraza ubigira konseri. Njye ntekereza yuko byari kukunezeza yaba byuze ufite urwo ruganda, uvuga ati Sabe azaba umukiriya wanjye w'ibihe byose kuko ubuzima bwe bwararangiye, asigaye agendera hehe, mu kagare. Emirene nejejwe n'ukuboko kuko kwamugaye, kuko njya numva uvuga ngo we kaboko wabyishimiye wabiserebretinze, ukavuga ati Emirene azaba umukiriya wanjye uhoraho, reka mbyishimire. Uriya abantu mwe murabizi neza yuko umuzungu ashobora gutera intambwe akikorera uruganda rwiwe rukora imbunda, rukora amasasu, kuko ntiyitaye ko ku munsi hashobora gupfa abantu miliyoni zigera ku 10 zishwe n'imbunda yakoze. Urumva wari mu nyungu, ibyo nta kintu bimubwiye, nta kintu biri buze kumubangamira. We ari mu bucuruzi, nta kibazo. Urupfu rwanyu nta kintu ruvuze kuri we, ni umunyenga, ari kwinjiza amafaranga. Nk'uyu Yago yari ari guserebretinga igendera mu kagare rya Sabe, n'ubwo abeshya atari byo nk'uko mubibona ku iyi foto, ari guserebretinga ngo Emirene ngo ni kaboko. Bamubwiye ko akaboko ka Emirene kacitse ku buryo akeneye urusimburangingo. Bamubwiye ko amaguru ya Sabe yacitse ku buryo agomba kugendera mu kagare. Kuri iyi foto murabibona neza yuko na video yiwe mwabonye aremye, umugongo urakora, amaguru yarakora, n'amaboko yarakora. Ariko umuntu witwa Yago yaraje abigira konseri, ubona ko byamunejeje, ubona ko abyishimiye. Buriya umubiri ni umubiri,
mu gitondo umuntu aba agenda ari muzima yemye, azi kurya neza, azi gukora siporo neza, azi kuruhuka bihagije. Mwa bantu mwe mu gitondo mwajya kubona mukabona umuntu ari kwa muganga yagize pararize, umunwa wahengamye, ntabwo ari ibintu uba wateguye, ntabwo ari kuba wifuza yuko ubuzima bwawe bugenda imbere aho ngaho. Rero na biriya bintu Yago wakoze, abantu barakugaye, nta kintu na kimwe wari ufitemo hariya uri kwishimira, nta kintu na kimwe wari ufitemo hariya ugomba kwenjoyinga. Yaba ubyinjizamo inyungu it's okay. Ntabwo umuntu ucuruza yirengagiza ibindi bintu byose, urumva, umucuruzi yirengagiza ibindi bintu byose. Wowe Yago ko nta bucuruzi ufite bucuruza ubwo bugare, akaba nta ruganda wafunguye rucuruza insimburangingo, ikintu wari uri guserebura hariya ni iki? Wowe Dekate yaraje aragushuka, kuko baza ahantu bagushimira ukayagara, urumva, baza ahantu bagushimira ku buryo uvuga amagambo ari buze kuguteranya na bagenzi bawe, ku buryo buze kuvuga amagambo ari buze gutuma bagenzi bawe bumva nawe uvuga ngo bakugiriye nabi, bimera nk'aho ari kimwe kuri kimwe, cyangwa n'uwakwizeraga abo ngabo bitwa ngo ni big energy, abo ngabo bumvaga yuko yaguri mu kuri, nabo bashiduka, nawe nta kuri bakubonamo. None se niba umuntu agutewe nawe uramwishyura? Urumva ko ubita yuko batakubereye beza. Wowe ubu ngubu wari uri kubabera beza mu gihe wari uri kubaselebratinga ngo iby'ubuzima bwabo n'ingingo zabo. Urumva, Dekate araza arakoshya, arakuyagaza, nawe uremera. Urumva, baza ahantu bagukora ukamera nk'umuntu uriwe n'intozi, baza ahantu bagukora bagahita batuma ibintu muri wowe bihinduka, ugahita uvuga ibintu utatekerejeho, ugahita uvuga ibintu uhubukiye. Urumva, Dekate ntabwo ari umu-YouTuber, ntabwo ibyo bintu ari byo we atindaho, ntabwo ariyo business yiwe. Araza rero arakoshya, araza kubwira ibintu bidahuye, nawe urabyenjoyinga, urabiserebura. Uri utekereza ko abantu batagucishemo ijisho? Yago, buriya abantu barakugaye, uri umuntu mukuru, nawe nturi icyuma, uri inyama n'amaraso. Nta kiba abantu bakwifuriza, nta kibi nkwifuriza. Ese we mu gitondo ubyutse ugasanga hari urugingo rwawe rumeze nk'uko utari witeze, kandi bitari buze kwemera ko bihinduka, nawe bakuvugiyeho amagambo nk'ariya bakazajya bakwenjoyinga, bakaguselebratinga nk'uko abantu babonaga wabyishima uri kubisubiramo cyane wabigize igitaramo, wakumva umerewe ute? Ku buryo ushobora gufata umugabo mugenzi wawe ukishimira ko ikintu nk'icyo ngicyo cyaba cyamubayeho. Uriya Yago ugomba kureba kure. Iyo umuntu yabaye umubyeyi aba ari role model w'umuntu. Wowe uri role model w'umwana wawe uko already uramufite, uri role model w'abana uzabyara. Apana ibyo kuvuga ngo runaka ni role model wanjye, ni minisita runaka tutaziranye. Uwo mwana ugomba kumubera role model. Rero ugomba kumenya uyu munsi aho ugeze, amagambo uvuga, aho uyavugira, n'uwo uyabwira. Urumva, ukamenya audience igukurikira iyo ari, ukamenya ko ibintu ukora ari ibintu bitazagira bite, bitazasibama, ari ibintu bizahora. Wowe Yago, kugira ngo umenye neza yuko yaba uyu nguyu Sabe akurenzeho ndetse na Emirene, ntabwo bari bagufata umwanya ngo bagusubize. Urumva, icyo nicyo kintu bakurusha. Wowe rero abo ba Dekate n'abandi bose bitwa ngo ni big energy, baraza bakamera nk'aho bakoze ahantu, bagushimye ahantu, ugahita umera nk'aho wibutse n'ibyo wibagiwe, n'ibiriho n'ibyo wabonye hari muri comment by'ibihuha, ugahita uza ugatura aho ngaho. Dekate arakoshya n'abandi benshi nk'aho ngaho barakoshya. Ntabwo wagombaga kuza gusubizanya n'umuntu umaze igihe ushakaho ibintu bimeze nk'ibibombe, ariko we ntagusubize ngo we ujye ukomeza umwatake. Rero ikindi kintu ngiye ngushimira ni uko wavuze ko video za Brian utazazisohora, waba uzifite waba utazifite, ibyo ntabwo bitureba, ariko wabaye intwari, ntabwo wabaye imbwa, wabaye umugabo rwose, hariya ntabwo utagize. Hanyuma rero uze kwikomanga mu gatuza wiminjiremo agafu, uvuga ati aha hantu njyewe Yago narataniye, ntabwo ndi umuntu wo kwishimira iki